Yes, ladies and gentlemen, diaspora and local nk'ibisanzwe ni Snow. Dukomeje kubaha ikaze kuri Snow TV aho dukomeza kubagezaho amakuru y'ibivugwa hirya no hino mu gihugu. Ahangaha tugiye kugaruka ku nkuru y'akababaro yabereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, aho turi kumwe n'umusesenguzi wacu udufasha kugenda dusobanukirwa akantu ku kandi ku bijyanye n'iyi nkuru. Watangira wibwira abantu? Yes, mbanje kubasuhuza abakunzi ba Snow TV ibisanzwe ni Gigi umusesenguzi. Tukaba tugiye kubaganirira kuri iyi nkuru isanganye idasanzwe nyuma yaho mu minsi yashize twababwiraga ku nkuru yo muri Kirehe Yakubise. Iyi ni inkuru y'akababaro aho bivugwa ko mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo Yego, inkuba yaje ikora ishyano. nibyo izi nkuba z'iki gihe nibyo narimo mbabwira mu bihe bishize. Dorutse kubabwira ku nkuru y'inkuba yakubise rwose amatungo menshi hariya mu karere ka Kirehe. Ngira ngo karere ka Kirehe ni mu karere ka Kirehe. Ni inka 10 n'intama 16 n'inka 8 bigahura n'amatungo 28 ndetse igatwara n'ubuzima bw'umubyeyi. Yes, uyu munsi izi nkuba rwose zikomeje kuduhekura. Nk'ubu ngubu nk'iyi nkuru iravuga ko abana batatu bavuka nabo mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali bitabye Imana bakubiswe n'inkuba. Umubyeyi wabo nawe ahita agira ihungabana. Birababaje cyane kubona inkuba ije igatwara abana batatu bose icyarimwe. Ni ibintu bibabaje cyane. Igomeza itubwira ko ibi byago byabereye mu mudugudu wa Gikumba mu kagari ka Nyabikenke mu murenge wa Bumbogo ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu kuri tariki 23 z'Ukwakira 2024. Abatuye muri aka gace bavuga ko ubwo imvura yari ihitutse umubyeyi w'abo bana yabasize mu nzu akanyarukira ku muhanda ari nabwo inkuba yabakubitaga. Umwe mu baturage yagize ati umugore yaragiye ku muhanda kubera ko yibana. Ngo uyu mubyeyi bibanaga agarutse asanga utwana yarasize mu nzu, inkuba iradukubise. Ni ukuvuga ngo rero ariko abana babiri bahise bapfa ako kanya bahise bitaba Imana. Bakimara gukubitwa n'inkuba mu gihe undi wa gatatu yaguye kwa muganga bagiye kumukorera ubutabazi bw'ibanze. Nyina nawe biravugwa ko n'ubundi yahise agumishwa ku bitaro bitewe n'ikibazo cy'ihungabana. Urumva ibyo bintu ntabwo byakubaho. Ihungabana tayari ni ikibazo gikomeye cyane. Nuko nguko inkuru imeze. Ariko Nyamutera Innocent umuyobozi w'umurenge wa Bumbogo, ubwo ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bumbogo, yemeje amakuru y'ibi byago by'urupfu rw'abana batatu barimo uw'imyaka 9, uw'6 ndetse n'uw'imyaka 3. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bumbogo Nyamutera Innocent yagize ati inkuba yabakubitiye mu nzu, ibindi turacyabikurikirana, turaza kubimenya. Uyu muyobozi avuga ko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bukomeje kuba hafi y'umuryango wabuze abana batatu umunsi umwe, ndetse bukaba bukomeje kuwufata mu mugongo bukanawufasha mu bindi bikorwa byo muri ibi
yo muri ibi byago. So ni ikintu cyiza kuba bakomeje kubafasha ndetse no kubafata mu mugongo. Ngira ngo ikintu twavuga kuri ibi bintu twari twabivuzeho cyane cyane iyi nkuru, hari indi isa nayo duherutse gukora yo muri Kirehe. Icyo dukomeza kuvuga cyane cyane ni ukugira abantu inama kwirinda muri makeya, kwirinda ni nacyo umujyi wa Kigali uri gusaba abaturage cyane, kwirinda kuba munsi y'imisozi y'imikingo, kuba ahantu hemewe, kwirinda kugenda mu mvura, imirinda nkuba ku mazu yabo. Tutaragera kuri ibyo urabona umubyeyi inkuba yamuhekuye umuryango. Nk'uko bigaragara uyu mubyeyi yibanaga, yari yagiye ku muhanda, buriya bishoboke ko ari ibyo yari yagiye gushaka bifasha umuryango we. Agarutse asanga inkuba iramuhekuye. Rero uyu mubyeyi yagize depression, yagize ihungabana, kandi birumvikana abantu bagomba, sinzi nimba abaturanyi be bagomba kugira ute kumuba hafi. Sinzi nimba hari icyo wabwira abaturanyi be baturanye nawe. Yes, birumvikana. Rega umuryango nyarwanda n'umuco nyarwanda gutabarana ni kimwe mu nkingi idupfumbatije kandi bagomba kumuba hafi bakamufasha. Urumva ibintu inkuba iviga guhekura wese ni ukugusiga ku gasi, ntacyo ufite, nta kintu na kimwe. Buryo wabuze umuryango ntacyo uba usigaranye, nta na kimwe, sibyo? Vuga ngo igihari icyo nasaba ndetse nka Snow TV icyo twasaba abaturanyi, ubuyobozi bw'ibanze ndetse n'ubuyobozi, ni ukuguma gufasha, no kuguma kuba hafi y'uwagize ibyago, sibyo? Bagomeze kuba hafi y'uyu mubyeyi wagize ibyago, kuko basigaye kandi rega hari inama nyinshi zibareba, sibyo? Birinde kuba ahantu abashyira nk'uko Snow TV twabibabwiye. Kwakira bino bintu biragoranye cyane, biragoranye kubona inkuba ije ikaguhekura ntacyo asigaranye, umuryango wose niyo mpamvu nyine nawe kubyakira byanze ajya muri koma, gira ikibazo gikomeye, nta kintu asigaranye. Icyo twasaba abaturanyi ni ukumufasha no kumuba hafi, kuko urumva ni ibintu bigoranye cyane, kubamo bigoye cyane kabisa. Ubuzima arimo ubu ngubu ni ubuzima bubi, ari mu gihe kibi, ahandi akeneye abantu bo kumuba hafi kugira ngo byibuze akomeze ubuzima, bakomeza kumufata mu mugongo, bamutera ingabo mu bitugu nk'umuco w'abanyarwanda dusanganywe. Uyu muntu nta kumutererana pe, kandi nyine bagerageze kugira ibyo bamufasha, yeri kumva ari wenyine, yeri kwigunga, kuko rwose uyu mubyeyi nawe hari igihe nyine bitabaye gutyo. Umunyarwanda kandi abanyarwanda turatabarana, sibyo? Umuco ukomeze rwose ugaragare hano hantu. Uyu mubyeyi ndetse n'ubuyobozi buravuga ko buri bukomeze kumuba hafi kugira ngo bukomeze kumufasha, kuko ibi bintu rwose twakomeje kugenda tubabwira inkuru nk'izi ngizi, ariko turi mu gihe cy'imvura. Ababizi barabizi. Gira ikintu ubwira noneho abantu muri rusange ukuntu bagomba kwitwara muri ibi bihe turimo. Yes, ubajije neza. Ni ukuvuga ngo muri ibi bihe turimo bidasanzwe by'imvura nyinshi, imiyaga, inkuba n'ibindi, birimo biradutwara ubuzima bw'abantu bacu ndetse n'amatungo yacu n'ibindi bikorwa remezo byinshi cyane twari tumaze kugeraho. Igihari cyane ku bantu, ari nabyo ubuyobozi buguma kubasaba, ntibirinde kuba ahantu munsi y'imikingo, sibyo? Birinde kuba ahantu nyine habateza ibibazo, birinde kugenda mu mvura cyane, kwambuka amazi menshi, imvura n'inkuba biri gukubita birimo kugwa, ndetse banagerageze bashyire imirindankuba ku mazu yabo. Rwose ndumva ko ni kimwe mu bintu bizagenda
bizambuye ibyago kwirindwa birashoboka nubwo tutabiheza ariko byibuze tuzaba dukoze kimwe mu bintu bishobora kuba byaturinda. Tugerageze baturarwanda, banyarwanda, banyarwandakazi, wowe ufite aho uhuriye rwose n'ubuzima, tugerageze dufashanye mbere na mbere, bafashe uwo mubyeyi. Ikindi kandi bagerageze kuba muri kondisiyo nziza zidatuma bagerwaho n'ibyago mu buryo bworoshye. Ngira ngo nicyo nabwira baturarwanda. Yes, tugana ku musozo turabashishikariza gukomeza gukora subscribe kuri Snow TV. Umuntu utarakora subscribe we ntabwo ari uwacu. Amakuru nk'aya ngaya agezweho bizajya bimugora guhita yabona. Shout out.